Amagambo y'urukundo wahora umbwira umbarira kata uzagenda utanjanye umuri imbere nkakurikira nkukunda bya biganza byawe byame byiteguye kumoza amarira mpora nkumbura mu gihe nk'iki biba byagucanze utakibasha kwitahura cya gihe uba wabaye imbohe yago utakibasha kwinyeganza uba uri mu gakino nk'umwana muto akina yisiga amakara ku mwambaro wera ntabashe kumenya n'uko yanabikoze Ico nico gihe ubasha kumenya imbaraga z'urukundo rutembera muri wewe kuko uba wumva rugiye no kugusaza vyitwa ngo uri mukuru mugaruka gukoresha nk'ivy'umwana muto mpora nkumbura kumva ya magambo y'urukundo wahora umbwira umbarira kata uzagenda utanjanye umuri imbere nkakurikira nkukunda bya biganza byawe byame byiteguye kumoza amarira mpora nkumbura Karibu. Enjoy, baby. Nice on your breakfast. Mbishiraga. Ntuza nabitebe. Sinifuza gufungura. Siriya. Ako se bashye nyanga ntacyo ariko bashujije ibyo natetse. Baby. Ariko ubu ngubu ntabwo wabyita ko ari byo buzima wakora. Yes, ndabyemera nyanga ariko basujye ufungura ibyo natetse. Sibyo? Please. Iyo ntabwo ariyo solution. Yeah, ndabyumva. Of course, I know ko utankunda, right? Gusa basi jya ugerageza ufungura ku byo natetse, sibyo? Ndabizi ko inda nta... Wabuze icyo ukora? Please, baby. No, nshaka guteka isahani hadashe. Simple. No, umuntu yakubwiye ko yifuza gufungura ni. Ariko n'ubu utabimbwira ndabisubikira. Ninde yakubwiye ko je nshonje? Sinshaka gufungura. Rega baby, simpa ko bimbwira. None ndabizi ko kuva mu ngo ni saa yine kuva mu gitondo nta kintu wariye. Kandi of course I care of you. Nigeze ko kwita kubera yuko mbana ne mu nzu. Totally you are the father of my child. Hey. Yes, of course.
Reka urakwiye kubyumva sheri. Urakwiye kubyumva sometimes hari igihe ukwiye kutugora kupakira. Please. Ntukamere kure ibyo basi ugerageza ufate mu masomo cyangwa se ibibasi ntugakumbana n'abantu. Kumbwira Aganga birambabaza. ushobora kunyumviriza Birambabaza kandi kukumva gusa nanjye mba nyine kunyumva sometimes. ino si yo bifise amahoro iyo birimo umunezero iyo abantu tubaba dutaburana iyo umuntu akubwiye ko ndamukunda kuko iyo mwibuka inyuma jewe imico yanjye ukuntu meze iyo mpunze umukobwa ndagerageza ko ndamumurira rw'urukundo. Yes, of course I know. Gusa se nkora iki nkora iki byarabaye ntabwo duteze kubisubiza inyuma, right? Ujye udashaka kunyakira mu buzima bwawe. Why? So, okay. Bise byinshi biri muri plan yanjye. Niyo mpamvu je nashobora kubana nawe official. Sivyo ngo ube umugore wanjye. Kubera ko agakobwa isi ujya mu mukobwa andusha iki? Ubwiza si iki? Ese ntanakubyarira. Mfite umwana inguma nkubye sandusha ubwiza. Birashoboka ko ashobora kwandisha amafaranga, right? Kandi amafaranga arashakishwa. Amafaranga ntabwo izandusha ndagutwitiye. Dufitanye promise. Promise, right? Tani promise. Promise uruta umwana wawe ntwite. Emma, kubera iki? Mva umukobwa mvira mu cyumba. Sibyo? Mvira mu cyumba. Ibyo ni byo ushaka, right? Yeah. Sohoka. Nizinjya zawe sohora. Why? Sohoka. Mbwira ikosa nakoze byari ryo kugukunda muri ubu buzima. Mbwira ikosa nakoze mbese ikosa nakoze byari ukukwisangamo nkaba mu rukundo rwawe. Mbwira ikosa nakoze. Yana nishonje. Bro, ukavuga Locy. Salamba. Kubera muhanze umwanya muremure sindamubona. Nawe nuzi umubano wanjye nawe. Uzi sibyo neza. Wow, good. Wageze aha sava. Sava. Ndakubona kuri bizi. Ndaho. Ndashisha. Ibintu byo kwangana nibyo bibi. Ndaho sana ndakumbe Uzi n'urazi basi. namubajije no sico gitumye nza hano. Shaka so. Bambwire rero. Sibyo? Ndakubwiye ngo impuzu yanjye. Niyo mpamvu unsireje imbere y'umugenzi wawe. Nkurura n'ihene yawe. Ni byiza rero. Nta nubwo ufite akubera ubasinaga. Biri mbere n'ijyanye mbona wambaye impuzu yanjye. Narakubwiye ngo umunsi wa mbere. Basinzaniye. Ntabwiye ngo umunsi wa mbere. Menye ibyawe, menye ibyanjye. Abagenzi banjye. Ntukabiteho. Teka ufungure wenyine abagenzi banjye niba bashonje nzongera ndabagurira ibyo kujya muri restaurant. Twubaha nutanze yisura nzongera Gusubagwa. Nibijya mbere n'ijya nyuma wambara impuzu zanjye. Nje nawe nitwambara. Nabwenda yemesa basi. Acho ndengeje kuzembona wabandana.
Karibu chumba. Turakoze kuza kwiga. Burya sometimes banyene n'umuntu ntabura agahinda kandi basumva ko ndutse muri njye. Ndakubenshi ndarusha imwe gusubirwa. Kimwe kwiyanga. Cyane Kugira umwana wawe. Gerageza kumurinda nk'ibifata avuga Hussein please tuza uratwite ariko mukanga neza mukanga Biragoye n'ibyo. cyane by'amakipe byatangiye accident tuvuye mu kabari ndi kwenjoyinga bisanzwe maze bisanzwe tuzaza binisha nande Joanna kagahungu nari maze iminsi mutana kamajije kumpemukira Joanna narataye mu mutwe uramutse tuhura numvaga byongeye kumera nk'aho nzuye mu buzima bwanjye kumbe ntazi yuko ugiye kunga ubuzima bwanjye Ariya kabiri kandi nacakwiye ndashyira ariko biba uri kurarinda gusa nayo umwana wawe. You can't understand. Njye biragoye kubera namaze kumukunda neza icyo nakora kuva urya munsi nyine urya munsi dukora urukundo Joanna umutima wanjye warahindutse nuko utaruhari ngo urebe Joanna ndabaye nkongeye kuzuka bwa kabiri ariko ninjiye mu rugamba ntazabasha kurwana Yanga bizoza ubwiwe. kuri wowe uravuga nk'ibisanzwe Joanna gusa umuntu guteka ukirirwa umunsi wose watetse ugategura ibyo ku meza ntabirye Ndabizi urazi neza baza Joanna uzi umuntu utwitiye umwana akaba atanaza basi kugira ngo wumve affection yo muri kumwe basumve yuko wuzuye Joanna wari wakumbura umuntu ugakumbura umuntu muba mu nzira Joanna ajya kuri toilette ajya mu cyumba cyangwa mu cyumba kiba ajya ku kazi mujya abana mu byumba bibiri. ntabwo aho ndarushibaza ko ari ibintu byoroshye ubanza kuva umunsi ahereza kiriya cyumba akazanye ikibazo no kujya kumubyusa ngo akajya kurya nanjye ntabwo mpamvu umuryango akambaza ushaka ndamubwira ibiryo byahiye Ntazabirya. ntabwo nabirya Joanna ndarusha Bona ihanga. biragoye gusa umwana wanjye nimara kumubyara ndabasha kuzenda ibintu sinzi Imana ikomeye byayo gusa Imana ifashe kuko njyewe nanjye ubwanjye nk'uko wamubyara Joanna ndamukunda umuhungu gusa ntabibona Joanna ndagerageza gukora ibishoboka byose Joanna ndagerageza gukora ibishoboka byose ariko nta kintu na kimwe abona Urazi ahari urukundo ntigera hafi. N'umuntu ushobora kuba wibatse utamubona ugasanga afite impamvu. Joanna siko buri munsi yamambwira ko kiduhuje arenda gusa Joanna mbagamba sinzi umutima n'icyo cyatumye biriya bintu mbikora Imana yakama amahirwe gusubiza inyuma iriya joro ntabwo nagatumye riba Joanna ntabwo nagatumye riba Urazi ihanga inshuti ushobora kuba uri kurarira umunsi mbere Joanna gusa nibabandanyurira gusaba umwana wawe ikintu kibazo. Joanna mwana wanjye nzamubyara kandi azagira ubuzima bwiza nzemera Umva shushu reka kuba sibyo ihangane bizoza urazi urukundo ntibarufashe sibyo kandi ntabwo muri bisanzwe ko bigira ibindi bibazo. nzamubona nzakora buri kimwe cyose gishoboka Sawa. Emma ategerezwa kuba umugabo wanjye kandi ategerezwa kuba reka basi kudurarira rwose isura yose yuzuye ibiheri kubera kwiyumvira cyane. Reka
ari uwawe n'ahantu wacu sibyo niba ari ku masengesho nzayamugiraho niba ari ku bapfumu n'abapfumu kandi ya Hello. Bitekereje. Makuru y'imezi. Shawara yanyanze warabuze mwana. Avugisha ukuri kwema nanjye narabuze nyine ubuzima bushasha natangiye nawe urabizi. Nabwo story yanjye yose neza gusa wandi tuzahura ndagukunda sana. Nziza ukabanje ndamusikiriye bagana siko magana nasebyo perezida gusanze uyu munsi nawe hema ibyo wigeze ngo muzankunda Oui, Baju, makuru ya? Je ndashima n'ukuri, gusa ino misi usigaye uri busy sana. ahubwo wowe numva no mu gusiga bigize ndagukumbura nkabura ukundana n'ikindi ntabwo ari byiza mu by'ukuri
abashinwa bamaze gutwara. oya n'ivyo shoboka urabizi ko je nta nubwo nzigera guhemukira narabikubariye. Gusa ndagukumbuye Bajun, ndagukumbuye trop. Navyo ndawukumbuye cyane ariko ntacyo gusigiza ubunani. Ari byo nari nifu. Baby, wafunguye. Umuntu wo kuvugana n'isi. Sira. Chérie. Allo? Oui. Ngara tona ku telefone. No, uwo mukobwa ngiri kosa nakoze byari byo kugukunda muri ubu buzima ngiri kosa nakoze